Welcome my people wherever you are, it's Waliva again and this is Waliva TV show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku basilamu bose Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Okay, nuko bisanzwe murabizi tubazanira abantu mukunda mumaze kubimenyera muri kere zitandukanye. Uyu munsi twabazaniye umujene uri kubikora neza muri iyi minsi kuri TikTok. Abenshi bamunze ku izina ry'umujura, umujura mukuru. Papa w'abajura kabisa. Uyu munsi kumubona ntabwo byari byoroshye, naramuhize naramubuza, ariko uyu munsi umujura mukuru namuguyeho. Brother umeze bite? Fresh my brother. Makuru yawe? Ibintu yankureri kabisa. Kumuntu usa nk'aho yaruba. Acha bitu yako Ingoro imeze bite? Ndi fresh kabisa bana. Abantu rero babyire. So my people nkuko mubisanzwe umujura mukuru there. Mwanyise amazina yose ngaho umujura nani. Sinzi ngo barabarozi. Yameze fresh. Ndashima Imana my brother. Makuru y'iminsi se Kigali muri iyi minsi bimeze bite? Ubuzima bumeze bute muri Kigali brother? Kigali bya bindi no kwirukanka no kubiba. Tukabiba neza nabo bakayaduha neza, ntabwo byoroshye ariko tuyibamo nari. Nose watangiye twibwira amazina yawe. So amazina yanjye rero nubundi nariye kuri social media ni Murengera Arno. Amazina ni niswe n'ababyeyi. Kibazo cya mbere, kubera iki uri umujura? So umujura rero umwaka ushize nibwo nasomye Bibiliya. So ibintu byose nsanga mbona ni byiza n'ibindi bavuga ngo namayobera matagatifu, ariko ngiye ikintu cyanangaje no ukuntu Jesus mu bintu byose nyine byabaye muri Bible wazagaruka nk'umujura. Ntabwo rero Jesus atazaza agasanga ari ibisambo byandi byirukankana amasafuriya, ntabwo yabyisangamo. Ngomba gukora groupe y'abajura nyine baba pro, nyine umuntu wihigira muri ino KGL akabona nyine akarya gatatu ku munsi ubuzima bugakomeza. Man aba ari umujura wa Jesus, nyine abazi guhiga, kandi nyine murabizi muri Kigali biragoye. So rero umujura ni ukuvuga ngo ni agaslenge nazanye ko kunumvishe ngo Jesus azagaruka nk'umujura. Is that why rero iyo wumvishe abantu bakwita nyine ngo umujura mukuru, papa w'abajura, umujura wacu, wumva gute? Nyine uri proud yo kwitwa umujura? Urumva nyine ibintu uvuga iyo abantu babikwise ntabwo urakara. Noneho hari igihe mba ndi kugenda nyine hari ukuntu umuntu aba agufana ariko akagushidikanya se nigwe, ugasanga aragubabwe igisambo. Oya, umujura ari igihe ataryibuka ngo igisambo ngo nako umujura. Ako nyine ndabyakira nta kintu biba bintwaye nyine, cyane cyane ko aba ari n'abafana bawe, nyine ni abantu baba appreciating ibikorwa byawe. Sumba numva njye nta kintu bintwaye kabisa. Dutangira twiganira uyu munsi nari nagushatse nuko nari nabikubwiye off the camera. Uri mu bantu bari kubikora muri iyi minsi neza kuri TikTok. Ebana urayoboye kabisa content yawe, hari abantu yubaka, hari n'abantu nyine yinjiramo ukuntu ikabakebura. Biriya content yawe wahitekereje gute brother? So man iriya content yanjye nyine ibirimo message, nyine abanyarwanda banga ibintu biri seriye cyane. Izanye ibintu biri seriye man bararakaye. So ushyiramo utuntu, nubwo nshyiramo tuboro duseka no kugira ngo tu backtracking, ariko ubundi urebye abarimo message. So izira boro rero urumva kuva na kera ngenda umuntu nyine wigira story blague, kugira ngo rero ntangire zino content nyine kuva na kera. Buriya mu nshuti zawe benshi baba bakugira ikizira n'uwazajya gukina amafilime nkagatereka reka ko before me man I was the best dancer man. Wari umubyinnyi? Wa danja pana none bino. Oya. Ariko ndi kubona isura nsa nka man njye natangiye na za guma kera. Ubyinaga muri guma? For sure. No nabahe basani waba warabyiniye buriya? Ari ubwo twakoranye na Dream Boys, I think so. Nibo ubyina na mutipe bamwitandira munini.
Mwana hashize imyaka myinshi. Fosho wabyinnye muri Guma Guma. Yeah, na Mico the best. Ni ukuvuga ngo rero hariya mu Gatenga niho ubundi ba Titi Brown keretse ubabajije. Barakuzi ko wari umubyinnyi wa dance. Bakuze bamfana bariya. Kuki kariyeri yo kubyina wayivuyemo brother? Ukuntu nyine byagenze nyine hari ukuntu uba uri mukuru ibintu ukavuga ati reka mbe mbiparitse mbanze nsoza amashuri nindangiza nzabikurikiza. Cyangwa wabonaga nta nyungu? Inyungu icyo gihe twarabana nabyinaga nanahembwa amafaranga make. So cyane cyane ko abana twiganye nako twabyinaga icyo gihe bavaga mu ishuri kubera utwo dufaranga dukeya. Ako nyine ndanashimira mama wanjye yampaye liberite nanjye nanga kumutenguha. Ndavuga ati rero umubyeyi wagwaye liberite so ngomba kwiga nkasoza and then none nkabisubiramo. Ubwo nabibiretse ngeze nko mu wa gatanu ngiye kurangiza 6 ndangiza ntakibikeneye, numva kubisubiramo nkabese amaherezo azaba yari ntangiye gushaka nyine akazi, nubwo ntakabonye namaze hafi n'imyaka 2 nicaye ariko nanga kubisubiramo. Akora nawe urabona ko hari ahantu babivanye hari n'andi babigejeje ubu birabatunze nyine. Ni n'ibintu nkunda cyane ba Jojo Breeze buriya n'abana mu Gatenga kandi birabatunze, ni ibintu byiza cyane. Utumye numa hari ikibazo ni baza ababyinnyi ba kera tuzi, nubwo nyine ndi kukubaza muri kariyeri utarimo cyane. Ababyinnyi ba kera tuzi babyinaga abenshi barabiretse. Mperutse kuganira nanga n'umunigo wanjye bita Ali yabyiniraga ba Active Killer ba Miss Jojo Ibana yari mu baridinzi icyo gihe. Mperuka kuganira nawe arambwira ni kiriya gihe amafaranga yari arimo nibyo bintu byatumye ducika intege. We mu mboni yawe ubona gute dance yo mu Rwanda ubu ngubu? Byarahindutse, amafaranga yaraje, bimeze bite? Ya dance z'iki gihe bari kubona amafaranga, ahubwo sigaye mbona n'abanebwe. N'abanebwe. Ikindi babyina ibintu bimwe, ubu na competition zikibaho. Mani mbere abana bakuraga bakreatingaga dance, the new dance, ariko ubu ngubu bose ni amapiano. Noneho ugasanga n'abatantire mu rugo barashaka kubyina amapiano ababyinnyi. Nyine babyina ibintu bimwe nta creativity urumva. Ariko kera man hari Rainbow habaga ama competition man, tukaza twisiza amarangi urumva. Urakoze cyane. So byatumaga ba snipers urumva. So no kuvuga ba snipers twahoraga mu ma competition n'ayo ma group abiri yahanganaga. So no kuvuga ngo rero mwahoraga mutekereza creativity, ariko ubu ngubu mbwire ngo habaho aya ma competition abantu babyina ibintu bimwe biragoye. Ni kuvuga TikTok ubona hari ikintu yangije ku babyinnyi bo mu Rwanda? Yeah, exactement. Urumva haza imbyino nshyashya zikahita zizana dance imwe, ubwo icyo gihe abyinnyi bose nibyo bahugiramo. So rero gusa ubu ngubu birabatunze mu Rwanda man, kandi aya makampani akomeza atanga ibiraka man nyine, kandi ababyinnyi nabo mukomeze mufashanye, barafashanya ababyinnyi b'Abanyarwanda, ndabakunda cyane. Charlotte ku babyinnyi bose ba Benda ba Titi Brown ba Jojo Breeze, nimwumve turi kuvuga uko nguko mugire ngo turi kubinjirira. Icyo nyine ariko kubabyira ni mushiremo akabaraga, nimubyina ibintu bimwe ku buryo Titi azabyina ibintu bimeze na Benda ibakire. Gusa no kuvuga ngo ikintu gihari nyine ikintu nkundira ababyinnyi mu Rwanda barafashanya kandi support ibikenewe, kandi niyo mpamvu bateye imbere n'iriya support. Nabo ndiyo badafashanya ubona kera ariyo yaburaga buriya. Kera batari dufite akavuyo, kera twarana kompetanaga byatari. Kandi rero abantu bari bataratugira icyizere ngo wumve, usibye nka MTN ikatubwira muze dukorane nibo, ariko kumva ngo kampani irajira gusinyishije ibyo ntabwo byabagaho, biragoye cyane. Noneho tugenda twiganirira, ndashaka unsubize inyuma yawe gato. Arno, harya ni Arno? Arno ni umuntu wakuze ute? Yakuze yumva azaba iki?
yakuze nyine intumbero ye ari iyihe kabisa? Shano kera nakuze kera ndi umwana nzi ko nzaba umusirikare cyangwa nkaba umuganga, ibyo byose nakuze mbitinya ahubwo. Kubera iki ari byo wakuze ukunda nanone ugakura ubitinya? Ni ukuvuga ngo kera numvaga kuvura ari ibintu byiza, ariko sinkubeshye niba ari umuntu ushobora kubona umuntu bagiye gutera urushinge cyangwa ndahumiriza abantu cyangwa bagiye kubagaho noneho nakwirukanka my brother. Utinya urushinge n'ukuntu uba udukanga. Agashinge mara sinkubeshye gashobora kutajya n'ikintu kankora nikambabaza, ariko kubona ugiye kunjomba my brother ndikunda ku buryo utakumva. Kuko n'abantu b'abagabo baba barabyaye batinya urushinge, turabizi kandi biragoye byataye, so byabaye nyine man nese nyine nakuze mbitinya, ariko kera numvaga ari byo. So ikindi cyo kuba umusirikari yakunda tugigura imyenda ya gisirikari kera, abawuke nawe ari abajeshi na filime za Rambo zabigeraga agasobanuye kwa Yanga. Abantu b'inyemera barayizi, njye nibi nakuriye Kivugiza muri za demi, kuva za demi 5 kugeza za demi 9 nabaga Kivugiza. Kuko sinakubwiye ko isura itari ubwandu byashoboka njye ntabwo njya mpinduka, ntabwo wamenye imyaka yanjye. Kuko nanjye nagukereye ku isi abantu b'inyemera bose hafi ya bose ndabazi. So ni ukuvuga ngo rero ngiye ukuntu meze sinjya mpinduka, umuntu nzi ubwo nyine ashobora kumbona ariko ntabwo yanyeberwa, biragoye. So rero ubwo nkuranzi ngo nibyo nzaba, ariko nakuze ari umupira nigeze kuwukinaho, kandi ibintu byose iyo mbigiyemo making ashaka ko nyoboye. Wakinnye umupira ye? Njye yakinnye umupira Kivugiza baranzi n'izi scafe, ariko nabaga Kivugiza nawe yakinaga Kivugiza, ariko nyine nagize ikibazo cyo kurwara asthma bivamo njya BJ babaye imyaka 3 menya gukina basket ndayikina nayo, umva nyine ikintu cyose ngiyemo nyine nkunda guhatana ku buryo iki kintu nyine nkizamo mu bantu ba mbere. Utumye ntekereza muri talent zose ufite ni iyihe talent wumva nyine wiyumvamo cyane? Nayo kweli ko nyine talent ubwo nyigira muri cya gihe nyine nyire mu bwo wasanga nta na talent ngira. Iyo kumba mbona waba umukinnyi wa filime mwiza. Ibyo rero babimbwiraga kuva kera ko kuri wumva navuye mu bintu byo kubyina, social media nese nzivamo. Buriya nta nubwo ndi mu bantu bakuri ndagukurikirana ibintu bya social media cyane, wapi. Ahubwo izi content zanjye zatumye nisanga muri ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo rero hari ukuntu nyine ibyo byose nkibivamo, hari ukuntu usangira n'abantu nyine nyine bamara gutama abiri uri kumwe n'abashuti bawe ukisanzura, mani bakakubonamo impano nyinshi, bakavuga ati wazagiye gukina filime, wazagiye gukina komedi. Njye niyo mpano ya komedi nyikubonamo kabisa, ariko ibyo byose nkumva njye umva ntabwo ndi capable, wapi. So nkumva ko nyine atari ibintu byanjye. None se numuza ibintu ukora nyine, ibintu ukora content zawe. So ukuntu byagenze rero, umutipe ni umushuti wanjye cyane, shout out to Joel ni umushuti wanjye kuva kera. Nawe ni umucelebrity? Ni umutipe ufite n'ubwenge bwinshi cyane. Urambwira hano ngenda kwizera bitewe n'ukuntu uvuga, uganira na slang zawe n'ukuntu utebya, najya nandika documentaire noneho ukazivuga, tugakora YouTube channel, kandi ibintu ngiye mfite abantu baterankunga. Ndaza ndamukata ndamwaba brother, ijwi ryawe ntabwo ndyizeye, ndi umuntu kwanza ikinyarwanda sinyizi neza, nta rurimi na rumwe nzi neza, byose ni uguparangatanye kandi uranyumva. Na rurimi na rumwe uzi neza? Nta rurimi na rumwe nzi neza. Sobanura icyo kintu. Nta kinyarwanda nzi. Kandi uri kukivuga nyine hari ukuntu ushobora gukotora no muri commentaire zanjye bajya ngo iki kintu noneho iki kinyarwanda ni icyahe. Urumva sinzi impamvu to. Nta kinyarwanda nzi neza, nta gifaransa nzi neza, nta cyongereza nzi neza, nta kirundi nzi neza, ako byose nshaka kwivanga ukavuga ati umwana ni umubilenge. So ndambwira ureranja tuyine kandi nkabivangavanga. So ndamubwira ati rero ntabwo ururimi rwanjye rwizeye neza ku buryo nakuvugira ibintu neza.
so rero akavidewo ka mbere nashyize kuri TikTok ndi gutestinga ko navuga no TikTok yanjye na Instagram yanjye ifite abantu 900 kuri Instagram. TikTok nabwo nayo ifite abantu 1000 like ni 15. so numvaga ziriya boro zanjye ni album zo kwibikiraho ibintu byanjye kera kabaye nkazereka abana banjye harahiye. So ntabwo nari ko ibintu byanjye byamera gutya. So ako kavidewo ka mbere nifashe ndi kureba test y'ijwi ryanjye, nacunze nta muntu hari phone nyinshi ku idirishya, nifatira akavidewo ndagapostinga. Gapostinze ebana ngiye kureba man hari kuwa gatanu, I remember that day. Petit frère wambwiye ubwo koko ahantu nkorera kuwa gatanu mba natashye, nubwo mashaka kugaruka kuri no mihanda social media, ubwo data ziba ziri switch off. Nukuvuga wowe data zawe guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu kugeza ku cyumweru biragoye, ni gake. So Petit frère wambwiye ati mpaye nka data, video yawe byagenze gute se ahubwo? Ubwo ndari kumwe nibere kuri moto, bane ndabona yagize 1000 inde video yande wavugaga n'iki buriya arya navuze ngo ikira sinibuka neza ko hari nigize abantu 1000 mu minsi ngayo. Oya ndavuga like juzi nazo nibuka, ariko ndibuka like yambwiye ngo kagize like 1000 umunsi umwe. Ndago what? Ntago bibaho. No njye n'ubwa mbere byabimbaye ibyo bintu, nta nibyo narinzi. Tuvuga ni umuvuno no ntabwo nagize ndi agaciro, nigira pull up ebana ndabyuka. Petit frère nsanga yampamagaye bwa kabiri, yagize 1000 na ibyo bintu umva mwanije phone nawe nkareba. Ndebye icyo gihe navuze ukuntu nyine abakobwa nyine hano hanze nyine, abakobwa nyine hari igihe bagushuka ngo baragukunda kandi batagukunda. Gusa umuntu kuva mu gitondo ntigeze guhamagara, ahugukiye nyine amaze kunywa abiri yo gupfusha ubusa araguhamagaye. Ugasanga ari nk'agakobwa biri umunsi wose batagahamagaye, byajya nimugoroba bakagahamagara nk'inka za Masayi. Nanjye hari igihe mvuga utuntu nyine tukasetsa nkibaza nk'ukuntu nagatekereje, ariko man aba ari talent bro, ko nanjye buriya hari akantu mvuga kakasetsa, cyangwa se hari igihe content ijya kwivuga isukari yashizemo, kuko already njye namaze kwisekera, ugasanga none ndi kubaha kopi ya kabiri. Ubu nyine nkibitsekeza nkahita mbivuga man bya birenze, ariko ndabanza ngaseka nanjye ibyanjye se kiriya neza tu man nyine urumva Petit frère akimara kubimbwira nahise mbona ati ni fresh. no tu video nyine ubu bintu mvuga ubundi usanga ari ibintu bya n'ubuzima bwa buri munsi. So niyo mpamvu rero navuze ati reka tutuboro ntukomeze. So njye numva nibere mu kazi, nta n'amakuru mafite nyine, itanumva nyine abantu ngo bari kudusharinga man nyine sanga nyine nuko byakozwe. Nukuvuga nibyo byagwaye imbaraga yo gukomeza content yawe. Exactly, ahubwo no mwaka ndabica uranabica kuko umujene ari kuri move ya Danje, si imikino. Rero twikomereza, nshaka ko tuganira kuri relationship y'abakobwa n'abahungu. Kuki ukunda kubyirana abahungu ni wa mujura we shaka amafaranga uri ku mwana w'abandi, urukundo n'amafaranga biragendana. Kuki nyine ukunda ubundi ukuntu bimeze sinkubeshye my brother, urukundo ruriho pe, urumva ruriho, hari n'abantu bakundana kandi urukundo si amafaranga pe. Ndetse ko abana b'i Kigali mwigize amavampire wagira ngo umva ni kuvuga ngo hano hanze hari abantu bakundana pe nta mafaranga, icyizere cyonyine. So ariko ugasanga hari umukobwa yashaka izindi needs, kwitaho iki, kandi boyfriend nta mafaranga afite, uraza gusanga ari kuguca inyuma kwa kakana. Ikindi kintu nanone nabonye n'abayafite usanga abasheri babo badusanga
man reka ndabwire hano hanze nirumira na nyoni umwana araza akakubwira ati sheri ama buri kimwe ariko nta byishimo akaza ukabimwihera bakeneye iki koko ko nabo nta kintu bakeneye nabo ntacyo bazi barasohoka ni ugufotora ibiryo ariko ntabwo bafotora umuntu bari kumwe papa w'abana bane umva you going to suffer urapfa you going to suffer my brother my sister afotoye ibiryo the place man afashe amaselfie ntiyagira iki ntiyafata videos z'umuntu bari kumwe ubona abakobwa ibyo bintu babiterwa n'iki cyane cyane kwifuza kugendera ku bandi cyangwa gushaka ese kanaka ego nabonye uriya afite fone runaka nanjye ndayishaka arakoresha uburyo bwose kuko ngiye nshaka kwica umukobwa rwose uwo ari we wese ntabwo byangora kumukubita imodoka ariya nkamugura benzi nkahita wenda nifitiye ibisimba za mahepatite nirirwa mbabwira direct bihita mbimuha kumushukisha akantu gatoya gusa nyine bagira amatsiko. Nihe nama wabyira noneho umuhungu uri ahangaha uvugana njyewe ndi mu rukundo mfite sheri kabisa nta mafaranga mfite nyine ariko mfite urukundo nihe nama wamugira umujene turi mu kigero kimwe ibyo gukunda bireka ashaka amafaranga muze bite ikintu namubwira ntagakanire sheri we urabizi ko nta kintu na kimwe umuha ntaki bimukanira we mwihorere ujye umubwira ko umukunda gusa imana hari abatipe natwe turakabya ugasanga sheri wawe nta kintu na kimwe usibye nyine kumukunda n'iki kandi ko ugasanga imana abakobwa baradukunda ariko se uyu umukobwa kumukunda ni ngombwa ko umuha ibintu burya kuki we atabiguha nyine exactly urabimasa waramubyaye wese kuki atabiguha so ikintu cyose nyine icyambe ni urukundo urumva nicyo kibahuza undi the true love man umukobwa man ugukunda urigiye unamujyana ahantu akabwira ati sheri ahantu arahenze man abakuzi umukobwa ugukunda abakuzi ariko urambwira ngo umukobwa aragukunda akujyanye ahantu ushirinze ahantu hagezweho azi umufuko wawe azi ubuzima ubu ntabwo mumukundana nanone ikindi kintu dushishoze tureke kwipasa miremire iyo nk'umukobwa nta kintu navugana nawe so umuntu ugukunda ntabwo yemera ko umuntu akonsoma byinshi ejo bizagenda gute ejo uzajya mu kazi gute hanyuma ejo man aba kupuraningira ibintu byinshi ahubwo natwe ugasanga abo bakobwa badukunda uri kumushyiraho stress uri hehe uramufuhira niwawe ntibakuzi mama we ntakuzi urumva my brother umwana niba agukunda nta kintu umuha ni just urukundo kwikunda wimutera stress man abakubwiye bakunze barakunda ndakubwiza uko niyo yagenda muri abo ngo bafite amafaranga man abakobwa baba abanyabwenge tu muraciringa agukure n'ayo mafaranga kandi ntihagire n'ikintu na kimwe umukuraho kubera ko yifitiye umuntu akunda ako numushyiraho stress gusa harabugira abakobwa kukureka bikunanira akajya kwicira inyuma ikintu cya mbere umukobwa niba agukunze muhe amahoro kandi numuha amahoro ukamuha liberite azajya agenda ariko agaruke niyo nama nakugira nawe ubundi niba ushaka ko mutandukana mufuhire none se okay iyo ngiyo ni inama ubwiriye yego nunuza abajene b'abahungu umujene w'umukobwa rero nawe uvugana njyewe ngomba gukundana n'umukapo ngomba gukundana n'igisaza kimenyera buri wese ariko nkaba mfite n'umuniga wanjye umujene w'umukobwa we wamubwiriza umujene ikintu namubwira afite imyaka mike cyane araza gupfa man amafaranga reka nzamubwire uriya mafaranga atakuvunnye ayo mafaranga aravuna my brother my sister amafaranga aravuna murabizi nako nta nubwo mbizi nimwe mubizi aravuna ni ukubona uba mu nzu nziza ariko nta gusinzira urababaye man uzi kwirirwa umuntu uri abantu bari ku buzima bwawe kugira ngo bagwe amafaranga
amafaranga icyambere aravumwe nta gaciro ni ukugura iPhone ni ukumubaza umubajije ngo ni bubi butinzi iki abimazemo nta kintu aba afite urumva ikintu cyiza shaka umuntu umwe aguha ubuzima ushaka ariko nawe utekereze kandi abakobwa nk'abo hari ukuntu agira opportunity pe okay niba wiyemeje kuba uwo muslay baby iki mani bihe basi umwaka bihe igihe uvuga ati njyewe ngiye kubijyamo uno mwaka wa kabiri nzaba nikorera mani abakobwa ni abantu basaza vuba urumva nayo bakoreye usanga bayarya nabi usanga nyewe urugero umutipe ufite wenda imyaka iri hejuru ya 25 uzarebe nk'umukobwa mwakundanye bwa mbere ubona ko ashaje arakuze so ni ukuvuga ngo iyemeze niba ubigiyemo pe njyana nubwo mbyanga niba ikintu kiguha ubuzima kijyemo ariko wigitindamo gende ufitemo targeting exactly mara umwaka abasaza ba nyiri kampani y'amabiswi ba nyiri sinzi jibu bakubite abantu bajegeze zirando ariko nanone twaba turi kubabwira ingeso mbi none se n'ubundi nawe ni ingeso mbi exactly none se ko ari byo yishoyemo ahubwo twe turi kumugira inama basi yihe igihe adasaza adapfa bivuye mu mwaka umwe ngiye gukora nanjye akazi kanjye nikorere ko hari imbaraga byantwaye ibyo bizamufasha ariko apana kumbwira ngo umwaka wa mbere wa kabiri urapfa ubwo tusafa uraza kubabara kubyumva rero ko umujura mukuru akaba abagiriye inama ya danje tugenda twikomeye nizihe challenge uhurana nazo muri kariyeri yawe nyine tuzi kuvuna challenge uhurana nazo nyine changamoto challenge subona nizera nyine no challenge nje no mwanya wanjye to umwanya wanjye ni umbera challenge navuga ko nta kindi hari igihe ngira content nyinshi usanga mbuze nk'umuntu ufatira video ariko ushangiye nta challenge ndahura nazo pe nambe ibintu ukora rero ibintu ukora ababyeyi bawe babyakira gute nako ikibazo cya mbere ugira ababyeyi first of all ndabagira bo ibintu ukora rero ababyeyi bawe babyakira gute mama ni umuntu wahoze kuva kera nsupporting ariko ajya mbwira atakose ku kazi ahantu hose ngo barabarozi cyangwa noneho nkabura baba baseka iki urumva mama rero ni umuntu utarabaje nyine we arabikunda ibintu byanjye ariko yarambwiye ngo ntabwo bisekeje nyine we ntabwo ngo bimusetsa ngo abavuga atakose nkaburiya abantu baba baseka iki ndabwo njyewe mba ndi kubita message ariko mama we ntabwo bifata nko guseka ariko ejo bundi arakavido kamusekeje nakoze kuri ya ndirimbo ni akavido nakoze challenge y'indirimbo kuri stati niba Trezoro za gakondo ebana kari akavido karamusekeje atembagara hasi nyine ukuntu ebana narira koti n'ukuntu natsitaye byaramusekeje cyane nawe ati umukecuru aza kwemera nta muhanuzi wemerwa iwabo ariko uraza kwemera niki wabwira ababyeyi badasapotinga abana babo baba bumva ibintu bakora ari ugusebya famiye baba bumva ibintu bakora ari uburara niki wabwira abo babyeyi so nge ikintu nabwira ababyeyi ni kimwe umwana wawe talent niba ari ukubyina niba ari ugusetsa niba ari iki sapotinga umwana iyo sapotinze umwana buriya uzaba inshuti n'umwana wawe nk'ubu nkanjye abantu niba noneho ikibazo cy'abanyarwanda bajya basetsa wabwira ibintu by'ubwenge ngo ariko sisha unywa iki sha wacomye ibiki njye nta kintu na kimwe nywa cy'umwotsi akanibashiza nakabyina ko gakeya cyane urumva rero iyo umwana umwegere ukamuba inshuti nibwo umubuza ibintu bishobora kumugira nabi bishobora kumushora mu ngeso mbi umwana we bitewe n'ukuntu aba yaramugira icyizere nawe akakikugira ati mama wanyemereye ko nkora ibi
nanjye sinshaka kuzamwereka ko hari ingeso mbi byanyinjijemo bigatuma umwana ajya ku murongo. So umwana ntukamubangamira ahubwo musapotinge. Njye amahirwe nagize ababyeyi bansapotinga mu bintu byanjye byose nakoze, niyo mpamvu nanjye nkeka ntigeze ngira n'uburara bwinshi. burya niyo umubyeyi agusapotinga niyo nta bushobozi bwa financial yaba aguha, ariko iyo support uvuga ni hari umuntu unkunda usapotinga. Tugenda twikomereza, niyo content wigeze gukora nyine ukumva nawe uteye ubwoba ukavuga ni abantu baragira vuga mu kibaye Content navuze nihera nyine ukumva igihe shock. Mbabwira abakobwa bashiki bacu ari ukuntu nyine hari igihe mvuga nyine amagambo asesereza, ariko ugasanga ni message ni message. kandi nk'uje ubundi nabwiye abantu nk'iyo mu post nari ndi kubwira mama ariko narubwiriye nasesereza by the way, ariko ni ibintu navuze ariko narasetse naje gusanga mbega ingo we ngo mu ngo bimeze bite ingo z'i Kigali ariko turabure so no kuvuga ko kinaje gusanga iyi ngo z'i Kigali zose zirajegeye, ni ukubona abantu bari kumwe abenshi. Akundisha kubaza ninde wabazirikanye, wagira ngo bafata nk'umuntu bagafata n'undi bagahita mubazirikira mu rugo rumwe, ko mushakana mukundana mwabaye iki mwababyeyi? ni ukuvuga ngo Imana yavuze ati ako mwabyeyi buri gihe nk'iyo uhera kwa mbere upostinga abana bawe udapostinga umugabo wawe waribyaranye umugabo aba atabikunda, ariko rwose kuki iyo bakundana se bapostingana? ako mwabajura ariko mani komantere zose narashitse ubute ndazisoma. we ni bake batubwiye, bambwiye ngo urakoze kutwibutsa. abandi ati tuba dupostinga ibyishimo byacu. ukibaze umugabo baje bamuzanye mu mufuka bahita bamushyingira, ntibakundanye. man ingo z'iki gihe zararakara, ariko ntabwo ndi expert cyane, ariko njyewe ejo bundi sinzi kuri bore yanjye nzafata umwanya ngire ku nama. man reka nze nkubwire ikintu kijye kiba abantu mu rukundo, sinzi impamvu iyo abantu bamaze kubona ko bari kumwe ibintu bigabanuka. reka nze nkubwire, niba ushaka kuba urukundo, aba bantu nyine barambanye cyane, man haba harimo ibanga ririmo hagati. swat umenya faiblesse y'umuntu wawe. ikindi man hari ikintu cya mbere kwirengagiza, man ko umuntu muri kumwe, urumva ko iyo uzi ko umuntu muri kumwe ubuziraherezo, man wifata uko ushaka. man jya ureba umugore wawe umubone nk'umuntu ugiye, cyane cyane abantu bigeze gutandukana nabo barabizi ukuntu ukumbura umuntu wawe. so jya ugerageza, urumva umurebe, uhora umutekereza nk'umuntu ugiye kumubura. uzi umuntu ugiye kugenda nk'ubu tuvugane, mbanga nk'umugore wanjye ngiye kujya nka Canada, kuko azi ko ntazongera kumubona vuba, icyo gihe ashobora kuzajya anyuza ibirenge kandi agafata neza agashirika ubuti. umuntu mukundana, umuntu mubana, wimufata nk'umuntu mubane buziraherezo, umufata nk'umuntu ugiye kugenda, urumva ugiye kubura. icyo gihe uzamuha agaciro, uzamukunda, urumva. apana gufata umugore wawe neza ariko yarwaye, apana gufata umugore wawe cyangwa umugabo we ariko yagize ikibazo. buri gihe basi reka kumureba kanuye, ushobora kumureba kanuye akabese nk'iki kirandeba iki, mureba asinzire, wibuke umutereta, imbaraga byagutwaye, mugeze ahantu heza. usunga cya kiri kundeba iki, abantu bararakaye, urumva. man reba umugore wawe, hari n'abantu baderukana kurebana mu maso babanye imyaka 10, ubarebane baterane story barebana. man ibuka umuterete, ibuka mukundana, ibuka mushwana, cyane cyane uzareba iyo abantu bashwanye, iyo basubiranye bihita biba birashyuha. so ntimugatigeze gushwana. niba umuntu akosheje
teri intambwe ya mbere umusaba imbabazi, mwige gusaba imbabazi ku bantu mukundana, usanga gusashira imbabazi byakunaniye mubana mu rugo, gatumbutse yiriya kakobwa katanashinga kari kukubabaza, cyangwa se umutipe umugabo ntujya umusaba imbabazi ugasanga hari akantu ko ku ruhande kigo kagutesha umutwe unasaba imbabazi, nta kintu kakumarira. Ufite umugore mwiza, ufite umugabo mwiza akwitayeho, mufitanye abana, murebe mu maso, wibuke ibihe byiza mwagiranye mutaranabyarana mugikundana, none wowe icyo gihe wifuzaga ko mwabana, Imana iragira gutya irabikora, iramuguhaye. Basi mujye mwicara mutekereze, hari igihe kera mwafataga nk'inzozi ku bana, inzozi zigezeho murangije murasaza, mwebwe barabaroze mwebwe. Fata umwanya wawe wisubireho utekereze, niba ari ako gacupa why not utafata umugore wawe nimugoroba ukajya mugasangira, maze ukuntu gusangira na family man, niba ari ikintu cya mbere kiryoha no kubona urugo rwiza. madamu nanone nabimenya ntabwo ari ikintu kizamushimisha. Tugenda twiganirira, hari umuntu ushobora kukubona ko ukabona urumujene, ndebona urubyiruko, umusore mutoya, kontenti zawe nyine ko ziba ziri zikakayemo ukuntu ni ubuzima ubamo, bimeze bite kontenti zawe kuko ziba nyine zitandukanye n'abandi ba tiktok tuba tuzi, kontenti zawe ziba ziri hype. Urumva njyewe nyine ngaragara nk'umujene mutoya, ngaragara nk'umwana, ariko njye ndakuze. Ufite n'imyaka ingahe atari ibanga? Buri umuntu uri muri 31 nyine abakuze, kandi experience y'urugo ndayizi. Umugore koi nari muzi ko umujene mukuru afite abana, nabonaga tungana none ku muzero nawe. Yewe bari mujye mucishamo murya imbuto muri weekend, murya ubugari bwa nido, ntabwo muzasaza. Barabaroze mwebwe, nutikunda nta muntu uzagukunda, ikunde. Hari umuntu wari uzi ko afite abana, njye nabonaga ari umujene mugenzi wanjye, none ndumva ari papa kabisa uko yari se bora. Nose abo bana bawe murabana cyangwa? Afite abo bana ntabwo tubana, ni nk'ibyo byose nyine mubwira, twaratandukanye ariko murabonana nyine nta kibazo cyane. Njye nkunda abana cyane ku rwego rwo hejuru, abana banjye turabonana cyane, so ariko bitavuze yuko abana iyo mbashatse ndababona, turavugana cyane. Buriya nundatandukana n'umuntu bizabe uruzungu. Kandi ikindi kintu byerekana ubwiza, sinzi ikintu kihari, kubana n'umuntu mutumvikana rimwe kabiri gatatu kane gatanu, uzi ko muratandukana, nta muntu wabaziritse kugira ngo ubuzima bwanyu bwangirike. Hano hanze hari abakobwa bafite mu rugo, mu ngo zabo hari abagabo batumva bacunaguzwa, mutandukane ubuzima bukomeze mube inshuti, mukarye ariko mube inshuti. Abeshya ntabwo wari muhoraho, araje ugiye kuryama ntimurebana mu maso, mukundane cyangwa mutandukane, ibintu ni bibiri. So abantu benshi bakunda kwanga gutandukana kubera abana. Buriya biba byiza nanone iyo dutandukanye n'umuntu mukundana kubera education y'abana. Buriya umwana yakuranye n'ababyeyi aba atandukanye n'umuntu utarakuranye nabo, ariko n'urwo rukundo rwa papa na mama. Kandi ikindi kintu cya kabiri, buriya abana nabo iyo ubitayeho niyo mwamuta abana, ukamuha edikasiyo na mama, niyo mwamuta abana ariko mwumvikana, umwana akomeza akagira disipurine, kuko n'abana bagukunda kubera mama. Exactement.
so rero niyo mpamvu ikintu cya mbere wita ku muryango, igice cya mbere. tugenda dukomeza turagana ku musozo ku kiganiro twagiranaga nk'umujura mukuru. Yanshimishije guhura nawe kabisa, nari namushatse namuzi ariko namuguyeho. Brother, uribona he mu myaka 5 iri imbere? So imyaka 5 iri imbere ngenda nshaka ko ibintu nkora bigomba kumbyaramo umusaruro, kandi apana njyenyine n'abandi. Iyo uvuze n'abandi ubwo nabahe? Ubwo iyo mvuze n'abandi ni ukuvuga ngo message nyine zanjye zubake abantu, urumva, society, zubake ino society, kuko ibintu mvuga ni ibintu bitubamo n'ubundi tubamo byose. Mubona ababebi bose birirwa gupostinga, abamire n'abajama baragupostinga. Exactly, njye ndavanga, mvugira abahungu nkavugira abakobwa, nkajya mu bamama nkajya mu bapapa, kandi nanone nabwo ndi buti sineza kwihagarika, ndabivuga nongeye mbivuge, urumva, kandi ntawe nta kintu kibi kirimo, keretse abantu bagukuri barahari benshi, ariko ibyo nta kintu ngiye biba bimbwiye, message biratambutse. None se tugenda tugana ku musozo, tubazo twa nyuma, ni iki ukunda kurya ukumva nyine urariye, ukumva nyine uriye neza kabisa? Njye nta kintu, ibintu byo kurya buriya si ibintu byanjye cyane, ndaharara nkajya mba numva nshaka umuceri n'ifiriti n'inyama, numva ndabihaze burundu, numva nishakira ubugari n'inyama, ndikundira akaboga gusa. Hari igihe mba numva nta n'inyama nshaka ariko nkumva nshaka agasosi kayo, akundi nta biryo nkunda ngo wapi ntayo. None se ufite sheri? Ntayo mfite. Are you searching or? Ibintu byo nkunda byaranjagaraje, ntabwo mbikunda, mba numva nyine just abana banjye mba numva ari iki kintu cya mbere, nibo bashiri banjye, mfite abahungu 2, mba numva ibintu by'inkundo kandi ni hatari tu, ariko nyine urukundo buriya njyewe nkanjye nigira urukundo, so mba numva ntabyo nshaka, ariko mani iyo byaje nyine biraza tu. Ko abakobwa babukunda uriya nta n'udukobwa ujya ubesha buriya? Kubeshya sindabeshya, twabura oya, ndabeshya singana nabo, ntabwo mbabeshya, umwe ntabwo mbafite, ibintu by'abakobwa bo barashuka, ntabwo ndazi, ndavuga ati wapi, gahunda ni iya Rocky, n'inkiri ya Rocky, ati ni ukuguma njyenyine gutyo nshaka ibiceri. Buriya hari igihe nzagira amafaranga, umva ko cyane cyane ku mugani wawe byandi nakubwiraga, hari ukuntu umuntu aba yarashatse nyine kujya mu rukundo, uri umwana, nta mafaranga, nta kintu, ariko bifite urukundo, so rero bakakubabaza kubera that things, nta mafaranga. Niba numvishe neza ushobora kuba warababajwe mu rukundo? Exactly, nababajwe narwo cyane n'ibintu by'umwanya, n'amafaranga. Ku bantu bagira urukundo barabizi, umuntu ashaka kugutesha umutwe akazi kagakora nabi, kumva banakwirukanye nta kibazo, ariko abantu benshi hano hanze bararakaye, nta rukundo bakigira. Yaravuga ati abantu uzi ko barakaye, ariko naje gusanga abantu baraguhindura. So nanjye rero mba numva ngo ni ugushaka amafaranga, ni umuntu ufite amafaranga wemerewe gushaka abagore 2 kandi bakanumvikana, sheri wanjye ndagukunda nawe ndagukunda, mumenyane, bagahita bamenyana direct kandi bakagukunda. Kubera iki? Ubaha icyo wifuza ukabana gutyo, yahura nawe ni ugushaka ibiceri by'amapenzi no kunoza. Hari akandi gapoint nari nibagiwe, urubyiruko rwo muri iyi minsi dufite ikintu bita depression y'amafaranga. Urubyiruko turatekereza ko depression y'amafaranga kuyivura ari ukunywa amawidi menshi, ukunywa amabiya menshi. Niki first of all, depression y'amafaranga ku rubyiruko we uremera ko ndabyemera cyane. ubona iterwa n'iki? Shamani, mu Rwanda ko ibintu byo tuzi biragoye pe, icyo cyo ndakizi kabisa.
rero man ubundi ubibona usohotse hanze njye kandi cyane nkunda gusohoka muri weekend man nyine hari abantu bahera kwa mbere basohoka ashaka proti kugeza ku wundi wa mbere kandi nta n'ijana nta n'ijana so ni ukuvuga ngo hano hanze ko nta kazi abayeho gute njye abantu bakunda kuba imbyirane hari umuntu ushobora gusaba kimwe cyose nta n'ijana afite kandi akagenda akanywa agasina ayo mafaranga aba yakuye mu by'ukuri mbese ejo bundi sinababwiye mu Rwanda uziko uva mu rugo ugiye gushaka akazi n'amadokima wagenda nka saa tatu ukagaruka wasinze nta n'akazi wabonye na dosiye ntumenye n'ahantu hazitaye man nyine wagiye urakabura ukubita n'umujama wawe ngwino ngure kamwe kabaye kamwe uragiye mujya ahandi muratashye atashye saa yine n'akazi ntako yabonye si ni ukuvuga ngo hano hanze kuko nta kazi abana kwicara bagatekereza cyane hanze usanga umwana ari kurota yabaye miliyarderi na papa atarigeze ayatunga nyine depression man bafite depression iteye ubwoba nta kazi sometimes man aribaza se ni njyewe w'umunebwe kandi man hano man u Rwanda rimeze nka roto ese urabyemera ko akazi kabuze cyangwa urubyiruko twebwe dufitemo uruhare mu kutabona akazi oya ntabwo na blaminga abajene ntabwo na blaminga man iyo ndi kureba abana b'abakobwa tuzi duhari n'utwo mu kabari hari igihe njye nk'ahantu nkabona nk'umwana w'umukobwa ari kunsavinga nkamubaza amakuru ni meza wize he tukaganira nyine mu magambo make numva umukobwa ni muri sansiye man ariko akemera mbere nyine bavuga ngo turaciriritse ariko usiga gukora kuko nta yandi mahitamo kwicara ni hanze usanga wagiye mu busambanyi koko nidiza ariko nemera ko akazi kose ni akazi wowe witwara gute muri ako kazi ese ufitiye papasi njye niyo mpamvu buri muntu wese akazi akora ndakubaha kuko aramutunze ntabwo ariwe umutunze kandi nanone akazi ukora ba proud ko niko kagutunze nawe undi muntu ugutunze araguseka asaguha iki bakwirukanye niwe wagutunga niba ukari mu kazi ba proud man ujye unakavuga ahubwo kugira ngo nubonaho n'undi mu boss avuga ati burya nibyo ukora ngwino nkongeza ba proud y'akazi ukora kuko niko kagutunze nta muntu ugutunze ni iki noneho wabwira urubyiruko rufite iyi depression y'amafaranga bakomeze bayiremo bashaka akazi nibakabura bakomeze nyine nihe nama inama nabagira wowe nubona akazi kugira ngo nyine ujye uhora amaboko ari mu mufuka ugira akabazo ubwira umubyeyi ababyeyi barananiwe guys nubona akazi we gakore akazi uhavaramo connection man njye nanjye nigeze gukora mu kabari nigeze gukora mu kabari umwaka nk'umwe mpinduranyemo nk'utubari nka tubiri hari n'umuco uvuga ngo abantu ngo bakora ngo mu kabari ni ibirara ni indaya ni abamara umugi ntabwo ari byo buriya n'ubuzima umuntu bashakira ni na experience buriya ujya mu kazi ntukagafite utarakageramo nicyo navugaga man nyine abakobwa benshi bazi ko bicuruza bazi ko abantu nyine tubahinda wijyanayo papasi ukore ufite ikintu ugamije karagutunga urumva niba ubona gasebetse gakoremo nyine ugire papasi yawe uvuga ati ndakoramo imyaka 2 urimo nshaka udufaranga nikore ku ruhande ariko nta kazi gaciriritse kabaho wowe kora amapfa mu mufuka kandi ibindi bintu byo kwiyahuza amarega cyane ntabwo ari byiza umuntu ugomba kwambara kugeza kwa ngwino ngure inzoga kuki atakurangira ku kazi kuki atakurangira ikintu wakora abantu b'amayoga nabo sometime mujye mubareka buriya nanone gusina cyane bituma utitekereza that's it noneho ni uwuhe role model wawe ugendera uvuga ni njyewe uyu muntu iyo utamugendera ukavuga ni uriya muntu murebera role model wanjye sinindi ni mama watubwiraga kuri mama wawe ukuntu nyine ari we role model wawe umukecuru wanjye man ni role model wanjye kuko niyo muntu nzi
mwana wahasorenze niwe muntu nzi, abandi ntabwo mbazi. Kugira ngo tubeho mu rugo turi mu muryango w'abana bane, bazire ku mubyeyi wabayeho amezi nk'atandatu nta kazi afite, aho bamuhamagaye bakamucunaguza ariko akemera akagakora kugira ngo abana babeho, urumva, yaba atakanariho akemera, urumva, agakora iyo bwabaga mani kugira ngo mubeho. So tugakura tukaba abantu b'abagabo, abandi bakavamo abagore. So urumva ni ibintu by'agaciro, niyo role model wanjye. Nari ngiye kuguhakanya ko atari byo, ariko ndumva ari byo kabisa. Shout out to all mothers. Nanjye mama wanjye dufitanye amateka menshi cyane, n'umuntu nanjye navuga ko ari we role model wanjye kabisa. Bro, rero tugenda tugana ku musozo, nakubwiye ko ndi umusani, njye ndashaka umbwire music yo mu Rwanda uyibona gute? Music yo mu Rwanda man imaze gutera imbere, kandi njye ikintu nashaka gusaba abashoramari, my brothers, sinzi uko nababwira, mushora imari muri aba bajene. Hano hanze hari impano, abanyamakuru ntabwo bahagije, sometimes baba bashaka amafaranga, babananiza. Reka nze nkubwire, Imana nifasha, wenda si ibyo kuvuga gutya gusa, njye ibaze ko hari igihe ngende kureba nkareba nk'umwana, nkareba nka talent afite, nk'uyu umuntu wamushiramo amafaranga, uyu yazahomba kweri. Umuntu urabibona neza ko afite impano, hanyuma ari gusaba promo, ukamusaba amafaranga, none ukamusaba amafaranga y'umurengera, kandi ubona naracyari umwana. Mufashe basi, reba nka Dorcas na Vestine, reba bariya bana. Emirene ameze neza ko yahisemo neza, man, fata impano, urumva. Ushobora kuba wowe nta mafaranga ufite wamushoramo, ariko ufite connection y'abantu bafite amafaranga, basi babwire, bumvishe abashoramari mushora amafaranga muri aba bana. Kankoze nk'akabazo kari twige kumva, abashoramari nabo ni business, baba nyine nabo bakeneye gucuruza. Ni n'umwe muhanzi aka kanya ukiri hasi wavuga ni warongera nk'umushoramari? Ikibazo cyanjye sinyamenya n'indirimbo amazina yazo. N'umushoramari abona ko nawe oya barahari, ni benshi. Nk'urugero, hari n'umupeti bamwita gutera, afite indirimbo nshyashya, afite ingoma nshyashya, gafite tentire gutya, gafite Olima, reba nk'uriya mwana, iriya ni talent yigendera. Ego nawe Soni dufitanye ikiganiro Soni. Shaka Bisura Mpeti, iriya ndirimbo ni nziza. Hari n'undi ngo salon Mpeti noneho DS Dollar, DS Dollar nawe ni umusani wa dance. Uriya Mpeti afite talent, noneho abandi benshi batazwi njya mbona barahari mani. U Rwanda rufite abahanzi beza, hari n'umutipe bita Kenny Umu bro, bajye kumureba, ni umusani wa dance. Ntabwo turahura pe, ntagira ngo ni umujyi wanjye, ariko ni umusani wa dance kabisa. ntanamuzi, ntazi n'iyo aturuka, ntazi n'ahaba, umva ndamukunze kubera voice ye, message iri mu ndirimbo ye, kumva nyine Imana kumushiramo. So music yo mu Rwanda imeze neza, gusa aho igeze ni heza, ariko abantu turi kubakangurira kubashoramo amafaranga, bagakora ibintu bya danger, ntabwo muzaregreta. Ni abahe bahanzi babiri b'abanyarwanda ukunda, cyangwa batatu, cyangwa banarenga bitewe nawe? Abahanzi bo mu Rwanda nyine barahari, Nindera, ikibazo nanjye mpara indirimbo, ariko man umuhanzi nkunda Kivumbi tu, Kivumbi King. Shout out to you my brother. Umukunda iki Kivumbi? Man, Kivumbi mbona umukobwa yararenze, imyandikire ye, voice ye, ni umusizi. Noneho bwa mbere njye mubona indirimbo
mani nakunze iriya mani ngiye numvisha indirimbo ye bwa mbere itanyikunda igipangu nabagamo cyose. indirimbo ye ya mbere wumvishe ubwo ni iyihe? It's wanna call you madam, it's wanna take you around, ntabwo nzagutererana, you the only one that I love. Yewe gawe yesu uyu murara noneho mana umuntu abantu bo muri Uganda bakunda kumufata nka Wizkid kabisa. uyu uriya mutipe ararenze kuko agira noneho icyongereza cyaririmba iriya bore ya English noneho irankoma my brother. So ni ukuvuga ngo rero Kivumbi ni umuhanga man, noneho afite ijwi ryiza, lyrics n'ibindi bindi. Ni ukuvuga ngo uriya murara bamutaye nka Jamaica agakora n'ikigoma n'umusitari wa hariya umwe, abonye promotion hariya imwe igari nta gusubira inyuma. undi muntu niyo watubwira bati My young brother, Kenny Keshat is my young kuki brother. ukunda abaraperi cyane cyane? Man, abarapariga bagira message man. Nizo ndirimbo ushatse kuvuga ko aba R&B nta message? oyaha nyine rap ibirimo ubwenge bwinshi cyane, bisaba kwicara ebana ukatuza, ariko R&B ibirimo message pe, ako ntabwo ibicucitse nka hip hop, biba bitandukanye. So ubwo Kenny Keshat, Kivumbi, Ish Kevin rero murana n'umugome bya danje, uriya ni mukuru wabo. niwe muraperi buriya wemera mu Rwanda se buriya? Muri iriya njyana ya trap, noneho iriya njyana ya Kivumbi irihariye. we ntiwamenya ngo ni umuraperi, ntiwamenya ngo iriya bore ntiwamenya aririmba iki, iriya bore ni umwihariko nyine, umwihariko. ariko muri zino bore arakubiye. Undi murara nkunda ni Impeti Nyamirambo bamwitandira, nawe ni umuraperi nawe ahangana bitwe ujya bushi Impeti Nyamirambo bamwitandira, umwe ukunda gufungwa cyane bamwitande niwe ni wanjye ari kudukumira bamwitandira umwe ufite ingoma na Twizy. ego oya Twizy nawe ni umuhanga, ariko hari undi Twizy ni umuhanga cyane, yakoranye na Betray, ni umuhanga uriya mutipe, ni umuhanga nawe shout undi we ni ndego tujya studio bigoye Zero Trap na already know the real baddest. uramwemera Man uriya Mpeti nyine mbona man nyine mbona ari we pushing uriya mwana nyine. nkunda kuganira n'abaraperi nkumva baramufeka cyane, akavuga ngo uriya ngo bari kumuka basa kuko nawe man abantu nyine banga umuntu witeza imbere. Uriya murara mbona akoresha energy nyinshi, mbona nta na support, mbona ibintu bye ari uri kubyiringamo. Imana ngiye uriya Mpeti mbona akoresha imbaraga nyinshi, kandi ndamwemera. shout out you, nigeze gura nawe ndanabimubwira, ariko man uriya murara arenze courage kandi. So muri R&B bamwita Kevin Kade ni umukozi mwiza, Kenny Soul ni umukozi mwiza, ndabemera. muri make umuziki wo mu Rwanda ndawukurikirana. hari abantu njya mbaza bakangirana ibyo biziki byanyu, ese bababajwe n'ikimana abo bantu baba babayeho bate muri Kigali? hari umuntu nyine uba kumva music yo hanze, ariko niko ubibona nawe bapfuye nka radiyo, bapfuye nka radiyo. Ni ukuvuga ngo ubanza ugakunda iby'iwanyu, ntabwo wabaho mu gihugu udakunda n'umuhanzi n'umwe. uri ikivejuru wowe uzajya US baguha visa se? wowe uzakora visa wa mujura, banza ukunda iby'iwanyu, wowe uraza gupfa. brother niki wasaba noneho abantu kugira ngo kariyeri yawe ikomeze itere imbere? Niki noneho abantu dutegereje kuri wowe, kuko njyewe mubonamo ibintu byinshi cyane utaraduha, kuko mbona umaze kuduha nka 2%, mbona ufite ibintu byinshi cyane utaraduha. Shaka kuririmba byaranane ko ndabatuma umunwa my brother, ndabakubita message za danje. Kuririmba n'iki kintu cyanani ubundi ntago nagapira wadukubita ngo twumve niba byaragunaniye tujyaginga da wabona nzabatungura ariko gusa ikintu kimwe message zo nzakomeza nzibahe
mbatemo n'utu video nabonye abantu bakunda kwisekera kandi guseka ni byiza bituma unaruka mu mutwe. So hari abantu benshi bakunda kumbwira ati mana nyagasani umunsi wanjye wagenze nayo nkareba video zawe ndishima. So abantu nyine bantera courage, abafana banjye ndabakunda cyane. Ndi guteganya kuzajya nkora ubu short movies, muze kumfollowinga kuri YouTube channel yanjye ni Murengera Arno, uraza kwitaginga kandi dukomeze dusapotingane. Ntukarebe video, kora subscribe guys, man battery nta kintu iri bube, kora subscribe n'ubuntu dutezanye imbere, uteze umujene. Nubona umuntu muto uri gukoresha energy ze supporting akora ibintu byiza narwanga afite ntaki bakora ibintu byiza supporting apa. Nk'ubu hari igihe nsanga umuntu ambwiye ngo arankunda nkagira amatsiko nkajya kure nkasanga nta nubwo following. Abanyarwanda barababaye guys, niba ukunda umuntu bimubwira gusa, bimwereke mu buryo bwose, reba platform ze zose mu supporting. Nta yindi support nyine, nta mafaranga ugusabye, nta n'ayakugurije, mukorera ubwo buryo kandi nta n'ikintu biri bukugireho impact. icyo ngicyo nicyo nyine wasaba abantu kugira ngo career yawe ikomeze itere imbere. Ego kandi nanjye ntabwo ndi bubatenguhe, ndakomeza mbatemo kandi nawe nta gucika intege. Evan courage, dushake Evan content nyinshi cyane kandi biduhire uno mwaka wo ntabwo ntidutume baryama, nuko kwitamo banga after banga kabisa. Okay, dusoza noneho ni iki wabwira abantu badukurikiye kuri Waliva TV show unadusoreza show? So ikintu nyine much respect, ndagushimira wowe twakoranye ikiganiro kandi wakoze cyane n'uyu mwanya. Abantu rero bakore subscribe guys, don't forget supporting no mujene nkuko mwasupportinze ku miziki yanjye nanga support yanjye irakeneye. Platform ze zose mu supporting, nanjye mugende ni Murengera Arno kuri YouTube, hose ni Murengera Arno, hose ni Murengera Arno. Twitter sindayijyaho bana, ariko se hari habera ibiki naho ngo habera amasho harashya. Za video utasanga kuri TikTok, utasanga kuri YouTube, niho ziba, kuri Twitter zose ziba. Hari abantu bajya bangura ama screenshot bambwira ngo bana wabaye ikiganiro kuri Twitter. Nta kintu kibanije kijya kuri Twitter. Umva ndaza kwijyaho naho naho ni Murengera Arno, amazina yanjye ntabwo nayahindura. Mugende mudusupporting kandi turashima urukundo mutwereka ku munsi ku wundi, kandi mucika intege, natwe ntabwo turi bucika intege ko nimwe mudutera courage. Njyewe ibintu byanjye nimwe mutuma bibi bya danje, njye mbivuga nk'ibintu bisanzwe, ariko mwebwe iyo mwabilakinze mukabitera comment cyane bituma mbisubiramo nkareba nanjye bigatuma ntekereza cyane. So guys, mukomeze mudusupporting, turabakunda cyane 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 kandi. Nanjye rero ndabashimiye, nshimiye na Murengera Arnold aka umujura mukuru ko yamaye umwanya we. So ni Waliva TV show again, turi kumwe kabisa. Munakoze, mukore share, comment, ibintu byose.